iki kibazo nubwo tukivuze mu magambo yoroheje kishamikiyeho ibindi byinshi byinshi utabona uzabigerageza nta cyaha kirimo. nta cyaha kirimo. Abantu baravuga ati Pasiteri Desire yemeje ko ngewe nibaza ko iyo ugize Imana bigakunda nabyo biba ari umugisha, biba ari umugisha ukomeye. bazabigerageza nta cyaha bazaba bakoze. Shingira ko rimwe ngiye nigeze gukora ikosa hari ku munsi mukuru w'abapapa. Abantu batangiye kubaza ngo Pasiteri none agiye kuvuga amakosa ye kuri kamera cyane rwose. Ngiyo ntabwo ntinya kuyavuga kandi mboneyeho kubwira abashumba bagenzi banjye bazirinde. Uwo munsi urabizi ko habaho umunsi. Binyibukije impaka nigeze kubona mu minsi yashize kuri Twitter kuri iki kintu cy'uko iyo bitakunze ko imiryango ibona urubyaro mu rugo bakoresha buriya buryo bwo guhuza intanga hanyuma zikakurira muri nyababyeyi y'umugore cyangwa se buriya buryo bwose bwo guhuza intanga. Bamwe bati ni icyaha, nta mukristo ukwiye kubikora, akwiye gutegereza Imana. Abandi bati ishobora kuba ariyo nzira Imana yateganyije kandi ko uwo muntu azavamo umuntu ukomeye nk'umushumba. Ukuri ni ukuhe Pasiteri? Urakoze. Nawe ushobora kuba warabyumvise. Twebwe twigeze guhura n'uburwayi mu rugo. Madamu yari afite ikibazo cy'uburwayi bumwe. Amara imyaka myinshi yizeye ko Imana izaza igakora igitangaza ikamukiza. Ariko natangajwe n'ukuntu ngewe iwacu babuze urubyaro. Navutse nyuma y'imyaka 5 barabuze umwana. Nzi imibabaro mama yaciyemo, nzi uko byafashwe muri sosiyete, nzi ubuzima bwabayeho. Ngira ngo ubu ndi mukuru, mfite imyaka 40 ariko izo ngaruka n'ubu ndabizi ko zitarashira neza. Ni ibintu umubabaro wabayeho icyo gihe urakomeza kugeza mu myaka myinshi. Kubera ko dutekereze ko umugore n'umugabo badukurikiye bose bari hasi, twavuze ntawe ufite imbaraga zo gukomeza mugenzi we. Uratugira inama uti ni byiza ko muzana undi muntu abafasha. Pastor, ubwo ntimugiye kumena amabanga? Ntabwo ari kumena amabanga. Ngenza abantu benshi babaye ibiremba kubera amakimbirane yo mu rugo. Reka bigahita byanga burundu. Birashoboka Pastor. Umuntu ashobora kugira ikibazo gikomeye mu muryango kubera amagambo mabi gusa yumvishe akabikiremba uwo munsi. Ibyo nabyo hari abantu benshi byabayeho. Pastor, uretse ku mpamvu ziri biologique, ese birashoboka ko abantu bashakanye bashobora kubura urubyaro ariko mu mibiri yabo ari bazima, ari ikibazo cyo mu mwuka? Icyo gihe iyo byagenze gutyo byagenze bite? Habaye iki? Reka ngerageze kunyuramo mu mpamvu nke zishobora kubuza umuntu urubyaro. Nari ntangiye ya mbere ni ikibazo ndi kumwe na Pastor ikaze cyane. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Ko yishimye noneho bimeze bite birenze uko byari bisanzwe? Bibiri iravuga ngo twishime iteka. Uri amahoro? Ndashima Imana. Yego, mbere ko dutangira reka tubanze dusenga Imana hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Ngira ngo ndakuvuga ngo isengesho ryacu baro kugira ngo Imana ize ibe muri ibi bintu, kuko tubikora uyu munsi ariko ubu turi gukora ikiganiro mushobora kuba ari kukira muri 2210. Birashoboka tutakiriho, tuzaho gubwa ibibika. Ubwo rero iyo dusenga baro kugira ngo no mu gihe icyo gihe twe tuzaba tutakiriho bizabe bigifite ubuzima, bitanga ubuzima ku bazaba bari kubyumva. Kaze mwisengesho. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uduhaye umugisha wo kuba imbere yawe. Reka ubane natwe, uduhe ibihe byiza, kandi kubaho kwawe kubane n'umuntu wese ufungura iki kiganiro. Uvugane n'umutima we kuko niwe uzi icyo akeneye, kandi ubugingo bwacu twese ubwubakwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nongeye kuguha ikaze kandi Imana iguha umugisha wo ufunga iki kiganiro ukire bukirangize. Murabizi neza ko iyo tuvuga ngo ukire bukirangize no haba harimo iby'ubuzima.
ukeneye ubuzima bwawe cyangwa se ubugingo bwawe bukeneye kumva. Pastor, ikaze cyane rero. Urakoze cyane. Tugarutse muri twa duce tumaze igihe dukora, tumaze igihe twari twarabisubitseho gatoya, ariko burya ntabwo tuba twabyibagiwe. Tumaze gukora ibice 5 niba ntibeshye ku bidakwirwa mu marangamutima y'umuntu. Twibutsa abantu ko impamvu tubikora byitwa ibidakwirwa mu marangamutima y'umuntu, ngira ngo waradusobanurira ushize ko Imana ire mu muntu nta cyumba yabiremeye mu mutwe w'umuntu cyangwa se mu muntu, niyo mpamvu bidakwirwamo kuko ntaho byaremewe. Mu bice 5 twakoze, wowe ufunga iki kiganiro urebe muri comment hasi, urahita ubibona uko bitondetse 1 2 3 4 5 na link yabyo ku buryo icyo utabonye urahita ukibona. Pastor, Imana yashyize ku mutima wawe akahe gace rero tugiye kuganiza isi yose dukurikiye? Mbere yuko tuvuga ibidakwirwa amarangamutima, mu bamwe mu bantu badukurikira hari bene data b'abaturanyi i Burundi, amarangamutima benshi ntibazi ico arico. Mu Kirundi yitwa gute? Ku bumva Igifaransa ni emotion cyangwa sentiment. Ni agace kamwe kaba agace kamwe kaba hagati y'umwuka n'umubiri. Ako gace kitwa ubugingo. Mu bugingo rero niho haba amarangamutima. Niho haba emotion na sentiment. N'ahantu ibyo bintu bihurira. Ngira ngo bene data bo hakurya bashoboye gusobanukirwa icyo bishatse kuvuga. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira, mbanze nsubira inyuma ho gato. Impamvu turiho turavuga ibintu bidakwirwa amarangamutima nuko bigira ingaruka nyinshi. Twifuza ko abantu bose babimenya, nuko tudafite amahirwe yo kugera ku bantu bose, ariko abantu benshi babana n'ihungabana n'agahinda gakabije, babana n'indwara zikomoka kuri ibyo, ku guhungabana kw'amarangamutima. Abandi nabo bishoye mu byaha kubera iyo mpamvu. Tuzakomeza kubigarukaho mu buryo butandukanye kugeza ubwo bazumva ko mu byo Yesu yaje gukiza harimo n'umutima ukomeretse. Uyu munsi rero tugiye kuvuga gushaka ugatinda kubona urubyaro cyangwa se ukabura urubyaro. Ni kimwe mu bidakwirwa mu marangamutima. Hari umuntu ushobora kumva ko ubwo byo bihuriye he Pastor, bije bite kuba bidakwirwa mu marangamutima? Byo noneho nuko nabyo biremereye cyangwa nitwe tubigize ibiremereye? Hari umuntu udukurikiye yarahuye n'iki kibazo, we warumva ico tuvuze. Yego. Ni ikintu kigira ingaruka nyinshi kuva urugo rubayeho kugeza rukomeje cyangwa rusenyutse. Ariko nanone reka ntange urugero rumwe rworoshe. Mu muco wacu iyo umuntu atabyaye akenshi byitirirwa umudamu. Ni buri gihe ahubwo ngira ngo akenshi niko bigenda. Uretse ubu ngubu wenda bitangiye kusa naho kujijuka kuyongere, batangiye kumenya ko no ku mugabo bibaho, ariko ngira ngo n'amateka yacu yahoze yemeza ko ikibazo kiba kiri ku mugore. Hanyuma iyo havutse abakobwa gusa nabwo umugore arakubitwa. Kandi umugore ubundi abyara ico umuhaye. Yego. Ariko mu by'ukuri bakavuga ngo uwo mugore abyara abakobwa gusa. Abana iyo babaye beza na basi, iyo babaye ibigogi n'abanye, urumva ko societe yacu yarafite ukuntu yumva ibintu. Niyo mpamvu ni kimwe mu bidakwirwa mu marangamutima. Hanyuma ikindi, hari ukuntu societe yacu itarabasha kwakira umuntu utarabonye urubyaro. Baravuga ngo ni umukire, bakongeraho ngo ariko ntabyaro. Yarize cyane ariko ntabyaro. Azi ubwenge ariko ntabyaro. Arubashwa ariko ntabyaro. Birasa nkaho societe yacu ishira ku ruhande abantu batinze kubona urubyaro cyangwa se babuze urubyaro. Noneho rero kuba muri uri marije ushize ku ruhande, bafite ukuntu bagufata kubera ko watinze kubona urubyaro, bihungabanya ubikorerwa. Bizana guhungabana. Uhita wumva usa nkaho utaye agaciro kose. Uba wumva ko usa nkaho utuzuye kubera ko ntacyo umaze mbese. Yego, kuko watinze kubona urubyaro. Hanyuma ikibazo gikomeye rero kiba akenshi hagati y'abubakanye. Abagabo bamwe badakijijwe hari ubwo bajya kwigerageza,
bakavuga tekanye kwipima ko ari njyewe utabyara. Nabyo ni ikindi kibazo kuko mu muco wacu iyo umugabo yasambanye biba bisa nkaho biri tolerable, biremewe bisa nkaho byumvikana. Aba yizeye nuko azasaba imbabazi umugore we akazimuha, ariko umugore yafashwe asambana birasa nabyo ntaho bidafite aho bikwigwa. Njyewe nagiye mbona abagore benshi bababariye abagabo babo babaciye inyuma, ariko kubona umugabo yababariye umugore birabaho ariko gake. Rero ibi bintu bizana guhungabana. Ubwo naho ndavuga ibibazo biba hagati y'umugabo n'umugore. Hari abagera igihe bakananirwa no gukora imibonano mpuzabitsina, akavuga ati n'ubundi ibyo twakoze nta musaruro byatanze. Ikindi communication irapfa hagati y'umugabo n'umugore. Ni ikintu batumvikanaho. Ikindi si ibyo gusa, hari n'ubwo bigera igihe akavuga ati ariko ubu ndakora ngo nkorere iki, nta mwana ngaburira. Uravuga gukora akazi akazi gasanzwe, ndakora ngo nkorere iki, ndavunikira nde. Bikagera igihe umuntu akananirwa agacika kubera guhungabana kw'amarangamutima, umuntu akabura n'imbaraga zo gukora. Ikindi yewe no mu rusengero naho turabakomeretsa. Rimwe ngiye nigeze gukora ikosa, hari ku munsi mukuru w'abapapa. Abantu batangiye kubaza ngo pasiteri none agiye kuvuga amakosa ye kuri kamera. Cyane rwose ngiyo namwe ntinya kuyavuga, kandi mboneyeho kubwira abashumba bagenzi banjye bazirinde. Uwo munsi urabizi ko habaho umunsi Mother's Day, hakabaho Father's Day n'abana. Noneho ngiye icyo gihe rero hari umunsi mukuru w'abapapa. Nanjye ubwo ngo nabaye umusirimu, mpagurutsa abapapa ngo tubabwire ko ari abapapa beza. Dusohotse abatinze kubona urubyaro barambwira ati twebwe hajya turi bande. Iyo uhagurukije abapapa no kuvuga ngo nuwabyaye, ngiye twebwe kandi tutakiri n'abasore noneho. Yego. Sinongeye kwizihiza Father's Day kubera ko numvaga abatarabona umwana ari ikibazo gikomeye, barakomereka. Buriya nabyo no kubyitondera. Hanyuma ntabwo ari aho, si muri famiye gusa bakomerekera. Nayo mvuze mu rusengero kuko naho ni famiye ya kabiri, ho bari bakwiye komoregwa ibikomere. Hanyuma ntabwo ari aho gusa, n'umuryango mugari, ndavuga iwabo w'umugabo n'iwabo w'umugore, nabo bafite ukuntu bumva iyo famiye yatinze kubona urubyaro. Hari ubwo baremerera umugore bakamutsikamira, bakamubwira amagambo akomeretsa, kubera ya myumvire ivuga ko umugore iyo ari we uba ufite ikibazo, batitaye, ari we nyirabayazana, batitaye ku ahazageza guhungabana. Ashobora kuba ari n'umuhungu wabo, ariko mu by'ukuri birasa nkaho uwo mugore abaho atsikamiwe, bikabihame. Ibyo bintu rero byose ntabwo bikwigwa mu marangamutima. Pastor, kuri iki cyo kutabyara nitukivugaho, ubwo nagira ngo tunibuke ko hari abandi bantu baba mu bindi bihugu guhitamo kutabyara ari amahitamo. Noneho niba kuri iki kiganiro ubwo arimo aribaza ukuntu tubihinduye ikibazo bikahinduka ko bidakwirwa mu marangamutima, kandi we wenda aho aba mu muco yakuriyemo naho ari, kandi yumva ikinyarwanda, ni umunyarwanda, yarahatuye, yarahakuriye. Uramufasha kumva ukuntu kubura urubyaro bidakwirwa mu marangamutima, kandi azi neza ko ahubwo wenda nkaho ari ahubwo kubyara ahubwo ari byo bishobora no guteza ikibazo. Mu by'ukuri urabizi ko bibaho. Ndabizi ko bibaho, ariko nta sosiyete n'imwe ku isi, yewe n'Abashinwa, atuma abyara umwe ariko akamubyara. Ubundi kubyara ni umugisha ukomeye. Bibiliya iravuga ngo abana ni umwandu, ni ingororano. Ariko biba bishatse kuvuga ngo iyo ubyaye ni ukuvuga ngo Imana ikomezanije n'abagukomokaho, cyangwa se Imana iguhaye kopi yawe, umuntu wireberamo, uvuga ati uyu ni amaraso yanjye.
urabona ko hari ubwo abantu beza bagerageza kwadopta abana bakabarera bakabakorera ibintu byose bakanabakunda yego ariko iyo nta mwana umukomokamo yabyaye ahora yumva afite akantu katuzuye ntibiba biri ku mwuzuro ushimishije kubera ko nta mwana yabonye rero ibyo uvuze n'ibyo bihugu ndabizi ko bibaho ariko natangajwe n'ukuntu na ba bandi bahisemo kuba abatinganyi bagerageza kujya gutwitisha ahandi hanyuma nabo bakagira umwana ubakomokaho kugira ngo bagire imbuto nyine izabakomokaho nta muntu n'umwe yakwishimira kuva mu isi atabyaye birabaho gake ku bantu bafite izindi mpamvu zitandukanye cyangwa bafite ibibazo bindi mu mutwe bitavugwa ariko mu by'ukuri umuntu wese yakwishimira kubyara. Pastor, uretse ku mpamvu ziri biologique niba bishoboka ko umuntu ashobora kubura urubyaro kandi atari ikibazo imibiri ari mizima muri bazima mumeze neza mwagiye kwa muganga basanga nta kibazo mufite wenda ari ikibazo cyo mu buryo bw'umwuka ari ikibazo cyo ndabyita gutese nyine kiri hanze y'iby'umubiri ese birashoboka ko abantu bashakanye bashobora kubura urubyaro ariko mu mibiri yabo ari bazima ari ikibazo cyo mu mwuka icyo gihe iyo byagenze gutyo byagenze bite habaye reka ngerageze kunyuramo mu mpamvu nke zishobora kubuza umuntu urubyaro nari ntangiye ya mbere ni ikibazo cy'umunaniro w'ubwonko ukabije icya kabiri ni ibikomere bitavuwe hari ubwo umuntu agira ibikomere by'ubwonko muri siyansi babyita gukomereka k'ubwonko bikagera igihe umuntu ntabone urubyaro. Tugende tunasobanukirwa umunaniro w'ubwonko wo mu mutwe uhurira hehe umunaniro w'ubwonko ukabije navuze ko kimwe mu byo wafekita harimo gukora imibonano hagati y'abashakanye buriya abantu benshi bahora bananiwe cyane bigera igihe ako gace nyine k'imibonano kagasinzira kandi imibonano mpuzabitsina itakozwe neza burumvikana ko wenda periyode iraza kugera bari busy bananiwe hanyuma kandi uko abantu bahugira ku gushaka imibereho gushaka umugati imyaka yo ntihagarara umugore araba yegera igihe bigora gusama bikaza kurangira kubyara bidashobotse n'umugabo imbaraga zigenda zigabanuka ikindi n'umubare w'intangangabo umugabo afite nawe ugenda ushira ugabanuka bikazagera igihe yenda batagira ayo mahirwe hanyuma icya kabiri navuze ko ari ibikomere hari ubwo umuntu ahura n'ibikomere bikabije cyangwa se umuntu yarahuye n'ihungabana rikabije agahinda gakabije bikagera igihe bikanga ko abyara ibyo siyansi irabyemera ibikomere ni kimwe mu bintu bibuza abantu kubyara. Hanyuma icya gatatu dufashe nk'urugero pastor urugero rw'ibikomere iyo umuntu yakomeretse hapfa ibintu byinshi urabizi ko indwara abantu barwaye kuri nka 50% ziva ku bikomere bitavuwe yego agahinda gakabije rero iyo umuntu akomeretse umubabaro uzana ibikomere ibikomere bizana agahinda kabyara agahinda gakabije bigera igihe bikajyana n'umuntu mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe kubera ko sisiteme y'umubiri irapfa hafi ku kigero giteye ubwoba urabizi ko bizana impyiko bikazana umwijima bikazana umutima bikazana kugeza ubwo umuntu atakaza ubuzima bwose rero mu agace kabanza gusinzira iyo umuntu yahungabanye cyane ni agace gakontorora imibonano mpuzabitsina kandi ako gace iyo gasinziriye umva ntushobora guproduiza imbuto nziza mu gihe bimeze bityo kandi sisiteme y'imyororokere ni nzima imeze neza ariko byapfiriye ikindi cya gatatu ni amakimbirane mu rugo ngenzi abantu benshi babaye ibiremba kubera amakimbirane yo mu rugo
reka bigahita byanga burundu. birashoboka pastor. Yego. Umuntu ashobora kugira ikibazo gikomeye mu muryango kubera amagambo mabi gusa yumvishe akaba ikirembo uwo munsi. Ibyo nabyo hari abantu benshi byabayeho. Kugira ngo pastor abari babizi ntago ari benshi. Sinzi kuba ikiremba batekerezaga ko ari ibintu nyine uvukana nk'ubumuga uraho ntibari bazi ko bibaho ko umuntu abivukana nk'ubumuga, turaza kubigeraho. Ariko n'amakimbirane akabije mu rugo atera abantu uburemba. None se niba ngewe dushobora gushwana ntituvugane, ukabona no kundeba birakugoye, tekeza iyo bigeze ku mibonano mpuzabitsina rero uri nk'igikoko bihinduka ibindi. Ikindi rero gitera kubura urubyaro ni indwara zisanzwe. Urabona nk'abadamu abenshi bagira ama infection urinary, kandi hari ubwo batafata igihe gihagije cyo kwiyitaho no kwivuza n'ibindi. Ibyo bintu bya affecta byinshi birimwo no kubura urubyaro. Iyo tuvuze uburwayi busanzwe, hariho nk'indwara imwe tudakunda kwivuza, abanyafurika dusa nk'aho twamenyereye twa amibe. Twarayakiriye. Ni imwe mu zibuza abagabo kubyara, ni imwe mu zangiza zishobora no kugera ku bwonko. Ibyo nabyo naho ndavuga ko uburwayi busanzwe bushobora gutuma umuntu atinda kubyara. Icyo ni icya kane. Yego. Hanyuma icya gatanu ni ibikomoka ku badayimoni, imyuka mibi. Yego. Iyo tuvuze imyuka mibi rero, ushobora kuba wararozwe, ushobora kuba utararozwe, baragutongereye amagambo mabi, bashobora kuba bataragutongereye amagambo mabi ari byo warenze, bishobora kuba bitari ibyo warahuye n'igitero cy'abadayimoni mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ibyo nabyo biba inkomoko. Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara ni abahanga kuri shimi, ku buryo akugaburira ibirayi ipusi zikavugira mu nda ntazo wariye. Mbese n'abantu n'abahanga muri ibyo bintu. Rero ntekereza ko ibyo nabyo bishobora kuba impamvu yo gutinda kubona urubyaro. Hanyuma icya gatandatu, hari igihe Imana igushira mu ishuri akaba ari ifunga. Bibiliya itanga ingero nyinshi cyane. Ana Bibiliya avuga ngo ni Imana yamuzibye inda ibyara, n'abandi benshi Bibiliya ivuga. Ibyo nabyo bibaho. Hanyuma rero nsubiye inyuma ho gato, ibyo bintu byose ntabwo bikemuka kimwe. Utarasubira inyuma, kuri cya gatandatu, iyo yari Imana izibye inda ibyara nk'uko Ana byagenze, no kwa muganga ntibabibona pastor. Kwa muganga babona gusa ko utabyara, bakababwira ngo mwese muri bazima, nimugende mutegereze. Nzi abantu benshi bahawe ico gisubizo, mwembi muri bazima, nimugende mutegereze. Mukazategereza kugeza igihe ikingura ntihagire ukinga, ari izakingura. Yego. Rero nangiye gusubira inyuma mvuge ko ibyo bintu byose navuze batabikemura kimwe. Niba ari ikibazo c'umunaniro ukabije, cyangwa se ari ikibazo cyo kudakorera hamwe, umwe ari Butare undi ari Cyangugu, cyangwa se umwe ari Gisenyi undi nawe arakorera Kibungo, cyangwa umwe ari inaha undi ahora muri misiyo. Yego. Ni ukugerageza ukagerageza inshuro nyinshi kandi waruhutse, donc kugerageza gukora ibiruhura ubwonko. Hanyuma ikindi, niba ari ibikomere, ukwiye gushaka umukansara, ukwiye gushaka umuntu yagufasha mu buryo bwa kanseringi, akagufasha kugira ngo ugaruke mu buzima busanzwe. Hanyuma niba hari ikindi cya karindwi ntavuze kijyanye n'uruhererekane rw'umuryango mu buryo buri hereditaire. Ibyo nabyo ni ukumenya ko bibaho. Ikindi, niba biterwa n'imyuka mibi, nimupfukame musenge mwembi. Utarageraho pastor, kutabyara bishobora kuba hereditaire, bishobora kuba uruhererekane ku buryo. Yego. Gute pastor? Bibaho cyane. None se ku buryo kwa Pastor Desire wenda papa na mama mu muryango cyabaye n'abarumuna be nawe bikakubaho, wenda n'abana bawe hakazagera abandi bibaho bigenda bihererekana gutyo. Yego.
none se si ya myuka mibi pastor. oya none se ko sinizite zo tuzihererekanya, allergie zo ko tuzihererekanya, ukabona famiye yose bafite uko kuntu bagira ayo ma allergie na za asima ngira na asima n'ibindi ni nk'uko bigenda. haba hapfa iki muhanahana? Hari nyine mu byo nize ubuganga, sindi umuganga ariko haba hariho uruhererekane rw'amaraso afite ubwo bwandu, ngewe nabonye n'uburwayi bwo mu mutwe, hari ukuntu usanga abantu bavuka muri ico gisekuru bose bafite ico kibazo kijyanye n'ubwo burwayi bwo mu mutwe. Siyanse yemera ko niyo umuntu afite agahinda gakabije agatera inda, umwana avukana agahinda gakabije. Birumvikana rero ko habaho uruhererekane rw'amaraso, bishobora kugufasha. Ushaka kumenya ibirenze ibyo yakonsulta abaganga kugira ngo bamufashe kuri iyo ngingo, ariko nabyo bibaho. Hanyuma kimwe rero mu bintu bigora twebwe munsi y'ubutayu bwa Sahara, ntabwo twikurikirana, bisa nkaho kwivuza bitatureba, ahubwo ibintu byose dushobora kubyita ko twarozwe. Hari n'imvugo ivuga ngo biraza kwikiza. Ntabwo ari byiza, ni uko bitinda ni kimwe mu bidakwigwa mu marangamutima. Kuba gutinda kubona urubyaro bidakwirwa mu marangamutima, ntihari igihe twaba tubiha imbaraga bikarenza imbaraga by'ubwabyo bifite mu marangamutima y'umuntu pastor? Buriya wenda bikarenza tukabiremeza nibaza ko tutabiremereza. Umuntu nakubwira ngo yarababaye, ntushake kumva ko yababajwe n'ibingana n'ibyabo. Abatarabona urubyaro ni munkubite, ndimo ndabariza abandi bantu bashobora kuba batekereza gutyo, kuko barahari bibwira gutyo, bakajya banavuga nabi, akabwira umubyeyi utarabyara ati wikabya nawe, ntago ari ibintu birenze, urarya uranywa ufite akazi ufite iki, donc ntiyumve uburemere bw'icyo kintu. Reka dusubire mu muco wacu. Muri aka karere iyo umugore yatinze kubyara bavuga ko yaje guca umuryango, abarundi bavuga guhonya umuryango. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kigendana no gutabwa, kutakigwa, kudahabwa agaciro, kumva ko uri umuntu utari mwiza. Kandi ibyo bintu iyo bibaye, umuntu wese Imana yamuremye kugira ngo yakigwe, agire agaciro, yubahwe. Niba ubyara bakaza bakavuza impundu, bakaguhemba, umuryango ukishima, hanyuma uhita ufata ikinyuranyo cy'ibyo. Rero ibyishimo bitangwa cyangwa se biboneka iyo habonetse umwana, sosiyete yose ikaza kuguhemba, bakabikubahira, namwe ubwanyu umucyo mu rugo ukagaruka, ibyishimo bikaza, uhita ufata umubabaro wo kuri ico kigero nawo. Hari abadakijijwe baragwana, bacana inyuma, bakora ibintu byose bibi kubera iyo mpamvu. Hanyuma hari n'abagerageza kwiyahura kubera ko ntashaka gukomeza gufesinga uwo mubabaro wo kuri ico kigero, kavuga ati byaba byiza nuko ntabaho. Biba ari ibintu, kandi ikintu kigeze umuntu aho ashobora kwiyahura biba ari indengakamere, biba ari ibintu birenze bishobora gukwigwa mu marangamutima y'umuntu. Ngewe iwacu babuze urubyaro, navutse nyuma y'imyaka 5, barabuze umwana. Nzi imibabaro mama yaciyemo, nzi uko byafashwe muri sosiyete, nzi ubuzima bwabayeho. Ngira ngo ubu ndi mukuru, mfite imyaka 40 ariko izo ngaruka n'ubu ndabizi ko zitarashira neza. Ni ibintu umubabaro wabayeho icyo gihe urakomeza kugeza mu myaka myinshi, kubera ko dufate umugore amaze imyaka 3, 5, 10, 15 atabyara, fata amagambo y'imyaka 15 yumvise, yego, kandi ongeraho ko yumva mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Hanyuma ikindi kibabaje rero, buriya abagore bagira ni nkaho bashingura buri kwezi. Buri kwezi aba yiteze ko ari yasamye, agahita abona imihango, agahita ajya muri day, akajya mu kiriyo. Buri kwezi aba ameze nk'ahapfusha. Noneho ufata imyaka 15 yamaze atarabyara, ufata ibiriyo,
ufata ibiriyo by'iyo myaka 15 uko bingana wumva ubwonko ukuntu buba bumerewe. Ntabwo tumenya neza umubabaro bahura nawo ariko uraremereye cyane cyane kandi ntafite icyo abikoraho. Ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima, gutabwa, kutakigwa, kudahabwa agaciro, kubera ko turi muri sosiyete y'abantu benshi babyara. Hari igihe tutumva ko hari abantu bafite ikibazo cyihariye kiremereye kandi ngo tunacyumvana uburemere bwacyo. Yego. Turashimira leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka kuko bariho barorosha uburyo bwa in vitro ku buryo no kuri mituweli bitangiye gukorwa, abantu bakagerageza n'ubwo buryo bwa gihanga ubundi bwanze. Ariko hari n'abadukurikiye ubu ngubu atarivuza habe na rimwe, atarahura n'umuginekologe kuva yabaho, kubera ko yenda ntafite mituweli, ntafite ubushobozi, naho hari ntibikorwa. Buriya iyo umuntu yahuye n'ibibazo bimeze bityo bavuga ati byibuze iyo nari kuba naragerageje bikanga naragerageje. Hari umuntu rero atahawe n'ayo mahirwe. Mbonera kubwira abaganga badukurikiye, rimwe na rimwe tujya twishimira iyo twabonye abaganga b'Abanyamerika, Abongereza n'abandi ba volontaire baje gutanga ubufasha mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi. Bakaza bakavura ku buntu, bakavura indwara zikomeye bakagenda. RDF baragerageza bakora special week, bakagenda ahantu runaka bakavura amaso, amenyo, kandi bigira umusaruro. Dukwiye kubigiraho. Ndavuga abaganga badukurikiye bakijijwe, dukwiye kubigiraho byibuze gukora neza nka bene gutyo. Ndebera abaginekologe bakijijwe nubwo baba 10 gusa, bafashe rimwe mu mwaka bagafata yenda iminsi 3 bakajya ahantu hatari ivuriro, kuko turahafite umuntu ajya kwivuza agenza ibirometero byinshi, yenda bagatera amahema bagakonsulta nk'iminsi 3. Imitima y'abantu benshi cyane bisa uwo mutima ni byiza ko twese tuwugira, n'ibyishimo baba baremye mu miryango y'aho ngaho. Kandi hari abantu badakeneye imiti ihambaye, yenda nk'ama infection yamubujije kubyara cyangwa ariko atagize ayo mahirwe, kandi kuza kwivuza i Kigali nabwo ntazapfa kubishobora. Nibyo nabyo dukwiye kubitekereza. Ushobora no gusanga ari ibintu bidasaba kujyana imiti, ahubwo ari ukubaganiriza kugira ngo icyo gikorwa cy'abashakanye bagisobanukirwe uburyo, kuko hari n'abahura batarigeze bakubagana mbere, batazi uko bigenda na gatoya, bakaba bamara iyo myaka batarabona urubyaro kuko ntibazi. Ngira ngo twigeze kubiganira mu biganiro byashize ko hari bamwe bakoramo amakosa menshi cyane, bakitwa mu mubare w'ababuze urubyaro, ariko mu by'ukuri bazize ubujiji no kuba hari amakuru batazi. Rero abo baganga habonetse na timu y'abakansara nabo bakagenda bakabigenza gutyo, byaba ari byiza. Ndagaruka kuri RDF, bakora ibintu byiza cyane. Hari ubwo bagenda nk'iwawa bagasiramura, bakavura amaso, bakavura amenyo, mbese bagasiga ico cyumweru abana bishimye. Kuki twe tutabitekereza kubikora? Babaganga bakagerageza, abakansara bakishira hamwe bagakorera uwo mugisha, bakaganiriza abantu wenda bafitanye amakimbirane mu ngo, bakagerageza, byaba ari umugisha. Bikwiye kuba umuco ku bantu bose, bakumva ko icyo umuntu ashoboye hari ahandi hantu gikenewe cyane kuruta wenda na hano mu mujyi, tukagerageza kubitaho. Izi mpamvu 7 tubwiye zishobora gutuma batabyara, nyamara systeme yabo y'imyororokere ari mizima nta kibazo. Hari abakristo cyangwa se abandi basenga batekereza ko ubwo umuntu agomba guhita yiyahura muri 21 se katarya atanywa, muri 7 ahita ajya mu buvumo, ahita agifungirana mu cyumba, ahita ajya mu ishyamba, kugira ngo izo mpamvu ziveho. Uko niko kuri pastor? Hari ikintu kimwe abantu batwigishije iyobokamana, batubwiye cyiza ariko kituzuye, ko ibintu byose babisengera. Ntabwo yego Imana irakiza, ariko twibuke ko no kumenya kuvura nayo ni impano y'Imana. Hari twebwe twigeze guhura n'ubugwayi mu rugo, madamu yari afite ikibazo cy'ubugwayi bumwe, amara imyaka myinshi yizeye ko Imana izaza igakora igitangaza ikamukiza. Ariko natangajwe n'ukuntu Imana yakoresheje umuganga, ahubwo kikaba ari cyo gisubizo. We yumvaga Imana izamukiza yonyine,
akabyuka yakize ariko ikindi gihe amenya ko Imana ishobora no gukoresha ubwo buryo kugira ngo akire uba ameze neza kandi icyo gihe ntabwo byari bimworoheye. Rero ntekereza ko ntabwo ibintu byose dukwiye kubisengera gusa. Aho bikeneye umukansara uzamushake, aho bikeneye muganga uzavugane na muganga bagerageze ku rwego rwa nyuma rw'ubwenge Imana yabahaye. Aho bikeneye gusenga uzasenge, ntabwo iby'imyuka mibi muri ekogarafi babibona. Gerageza usenge, Imana izagutabara. Niba ari umunaniro ntabwo Imana izaza kugufata gutya ku ngufu ngo ikubwire ngo ruhuka, oya, harimo amahitamo yawe. Ntekereza ko niba hari amakimbirane mu rugo rwawe gerageza kubaka amahoro, uzabona imigisha igenda iza. Hari ibintu ibyo ntibisaba gusenga, ntabwo ibintu bikemuka kimwe. Tukwiye kugerageza kureba uburyo bwo kubaho nk'uko bivuga mu buryo bwuzuye. Uku gusenga, iyo umuntu agiye gushaka abo baganga, ugiye gushaka abo bakansara, ugiye gushaka abo bandi bagufasha nyine, kubera ko bidasaba gusenga. Pastor, abantu babitekereza ko ubwo uba utizera, kwizera ko baba ari guke ku buryo utizera gukira, none ukajya kwifashisha izindi mbaraga. Paul yaravuze ngo nzasengesha umwuka wanjye. Abo bantu ndi kuvuga ndabizi ujya uhura nabo cyane rwose. Paul yaravuze ngo nzasengesha umwuka wanjye ariko nshiremo n'ubwenge nabwo. Paul yari umuntu yubatse neza, ariko kubera iki byagera igihe akajya kuboha ihema kugira ngo abone uko abaho. Ni uko yari azi ko udakora ntakwiye kujya, kandi nawe yaranabyandikishije. Rero ntekereza ko ntabwo ibibazo byose bikemuka mu buryo bumwe. Dukwiye kugerageza ibindi byose, hanyuma Imana igatabara nyine mu buryo bw'igitangaza. Bya bindi bavuze ngo ntibishoboka, Imana ikaba ari byo ikora, ukaba ubonye igitangaza. Ariko niba utarivuje, ivuze. Niba uzi kubana n'ihungabana, shaka umuntu wo kwizerwa gutega amatwi. Gusenga ni byiza, tuzakomeza gusenga, ariko ni na byiza gukora ibindi byose bisabwa. Yego, ntabwo bisobanuye kutizera. Kwizera ntabwo icyo gihe ntuba wizeye imbaraga z'Imana ukajya kwizera abantu, bagahita babihuza, tuwiringira umwana w'umuntu. Urabona Bibiliya hari igihe tuyivugisha ibyo dushaka kwivuga, ariko bitari ko kuri kwanditse. Yesu yavuze amagambo 3: musabe, mushake, mukomange. Gusaba ni ugusenga, gushaka ni ukujya kwa muganga, gukomanga ni ugukora guca mu nzira zose kugeza igihe kugeza ugeze ku gisubizo. Pastor, abantu bashakanye bakijijwe, hanyuma hakabaho impamvu ituma batabyara muri izo 7 twavuze, imwe cyangwa 2 3, nyamara systeme y'imyororokere yabo ari mizima. Bakwiye kwitwara gute ubundi bombi kugira ngo mu gihe bagitegereje, niba ari rya shuri twavuze nk'uko Ana byagenze, kugira ngo mu gihe bategereze ariko ubuhamya bukiri buzima, bakira abakristo, ubundi bakwiye kwitwara bate? Icambere ni uguhuza umutima. Turavuga umugore n'umugabo. Yego, hagati y'umugabo n'umugore ni byiza guhuza umutima. Bawuhuza bate Pastor? Guhuza umutima harimo ko umwe iyo acitse intege mugenzi we amukomeza. Hanyuma kimwe mu bintu bifasha umugore gukomera ni ukubona ko umugabo ahagararanye n'umugore we. N'igifasha umugabo gukomera ni ukubona ko umugore we ahagararanye nawe mu gihe bose badakomeye Pastor. Iyo badakomeye bose rero ni byiza ko bifashisha undi muntu, umuntu bizeye, akaza akabyinjiramo, akaza akabaganiriza, akabafasha. Kuko reka nguhe urugero, iki kibazo nubwo tukivuze mu magambo yoroheje, kishamikiyeho ibindi byinshi utabona uko usobanura. Dufate yenda ubu ukora akazi runaka, barakwizeye, uri muri pozisiyo runaka, hanyuma wabyutse uri hasi, utekereza ko uri butange umusaruro mu kazi? Ibibaho. Ntabwo uri bwakirana umushiha. Urumva ko byafekisa abandi bantu batanabirimo, batanabizi, kubera ko nyine wabyutse utameze neza. Ikindi byohereza abantu kuraguza. Nk'uko abantu bashobora gukatira mu busambanyi, niko bashobora no gukatira kuraguza. Kandi iyo bagiye kuraguza batanga ibyabo.
si ibyabo gusa birabakenesha, biteranya n'abaturanyi, kuko hari igihe umupfumu acikwa akavuga ati buriya niwe uriya muturanyi wo haruguru niwe utagukunda, bigaheraho ibyo bigahita bizana inzangano n'amakimbirane, bamwe bakimuka abandi bagakora n'ibindi byinshi bibi. Njye ntekereza ko dukwiye kwifata nk'ikibazo kiremereye, kuko ababirimo mu by'ukuri baba baremerewe ku kigero kiri hejuru. Muri aba bantu badukurikiye dutekereze ko umugore n'umugabo badukurikiye bose bari hasi, twavuze ntawe ufite imbaraga zo gukomeza mugenzi we. Uratugira inama uti ni byiza ko muzana undi muntu abafasha. Pastor, ubwo ntimugiye kumena amabanga? Ntabwo ari ukumena amabanga. Ubundi tureke n'ibyo byo gutinda kubona urubyaro. Igihe cyose urugo muri babiri wenda mwananiwe kumvikana, mudashobora kumvikana ku kintu, ni byiza ko ubundi dukoresha inzira Yesu yavuze yo gukemura ibibazo. Yaravuze umuntu nagukorera ikintu kibi uzamusanga uri wenyine, hanyuma n'ibyanga ushaka abandi babiri, ushaka undi, n'ibyanga ushaka undi, babe batatu. Mu muco wa Kiyuda byumvikana ko iyo wagiraga abantu batatu bashobora gufata icyemezo, hanyuma n'ibyanga umufate nk'utizera. No mu gukemura ibibazo rero, kugira ngo habayeho guhungabana kw'amarangamutima, mwembi ntawegura undi, ni byiza ko mushaka undi muntu ubafasha akabaganiriza, mwizeye, mugasengana. ngira ngo nta rugo na rumwe rutangira rudafite pare na marene. Ikindi, nta rugo nyinshi zifite pasiteri. Mu Rwanda abantu nka 80% barasenga. Urudafite pasiteri rufite undi muntu wo kwizera, mushobora kubwira ati twebwe turumva tutameze neza. Kandi koko bica intege cyane. Urabona abagabo twebwe Imana yaturemanye icyizere kiri hejuru, ariko iyo noneho wamenye ko ari wowe utabyara, ari wowe nyirabayazana, yego, ntekereza ko bimanura umugabo hasi ku kigero no kwibabarira no kwiyakira bigoye, bigoye cyane. Bamwe bahita biyahuza inzoga, abandi bahita bajya mu buraya, abandi bahita bajya mu biyobyabwenge, abandi bahita babaho biyanga. Yego. Rero ntekereza ko abandi bakubita abagore, bahita baba agresife, bakamera nabi. Rero ntekereza ko iyo harimo undi muntu ashobora kubunga, ashobora kumvikanisha, ashobora kubasengera, ashobora kubagira inama, kugeza igihe uwo muntu akwiye kuba ari umuntu yakwihanganira kugendana na urwo rugendo kugeza igihe muzagera ku gisubizo. Pastor, binyibukije impaka nigeze kubona mu minsi yashize kuri Twitter. Abantu uko biri kose n'abanya ari abakristo barimo babiganiraho kuri iki kintu cy'uko iyo bitakunze ko imiryango ibona urubyaro mu rugo, bakoresha buriya buryo bwo guhuza intanga, hanyuma zikakurira muri nyababyeyi y'umugore, cyangwa se buriya buryo bwose bwo guhuza intanga. Bamwe bati ni icyaha, nta mukristo ukwiye kubikora, akwiye gutegereza Imana. Abandi bati ishobora kuba ariyo nzira Imana yateganyije, kandi ko uwo muntu azavamo umuntu ukomeye nk'umushumba. Ukuri ni ukuhe, Pastor? Urakoze. Nawe ushobora kuba warabyumvise. Yego, abakristo bagira imyumvire myinshi ku bijyanye n'ibyo birivuga. None si iyo bahuje intanga hari umuganga urema? Imana si yo muremyi? Uzi nyinshi bahuje bikanga gufatana, nyinshi cyane, nyinshi. Rero ntekereza ko bihita bikora, ntabwo biri automatique. Ni Imana niyo muremyi. Kugeza ubu ku isi nta wundi muremyi n'umwe, na Satani ntarema. Umuremyi ni umwe wenyine, ni Imana. Rero niba mu buryo busanzwe bidakunze, buriya buryo ukagira Imana bukemera, kuko nabwo ni gake byemera. Kenshi hari ubwo byanga, ukagira Imana bikemera. Hanyuma bagashira muri nyababyeyi, bakabatwita, mugasangira ubuzima, ugapfiringa ko utwite, hanyuma ukabyara. Ikibazo kiri hehe? Reka nguhe urugero. Ubu ngubu kubyara ubazwe, akenshi kera abantu bari bafite imyumvire ko ari nk'umuvumo, ntabwo babifata nk'aho hari ibintu bisanzwe.
n'ubu n'ababyita karande pastor. aha uzi ababyeyi benshi bapfuye bari kubyara iryo koranabuhanga ritaraza, noneho ubu ngubu hari ikoranabuhanga nyine rituma bashobora gusova umwana akabaho n'umubyeyi akabaho, mu gihe abantu babifata nk'ikibazo kubera imyumvire yabo. Iyo ugize imana umugoroba akabaho, nzi abantu babyaye 3-4 na cesarienne bakaba bareza abana babo. Ariko unyibukije pastor, umuganga twaganirije ubundi arambwira ngo mu bitaro bimwe ntashatse kuvuga izina hano bahura n'ikibazo cy'uko hari abarokore baza bagera kuri bwa buryo bakubwira bati turabona ari ukukubaga kugira ngo dusove ubuzima bwawe n'ubw'umwana. Umubyeyi akanga rwose avuga ati icyuma ntimushobora kukinkozaho ngenda kijijwe. Ni nk'uko harabanga gutegwa amaraso cyangwa se bakagira indi myumvire ijyanye n'ibyo. Sinshaka kubacira urubanza ariko sinshaka no kubashima. Gura burihe pastor? Umva iyo umuntu akubwiye ngo arizeye Imana ikaba yaravuganye nawe udahari ntiwabyivangamo, ariko ngewe sinakugira inama. Igihe cyose ugifite ayo mahirwe wagerageza gukora muri buriya buryo bwa in vitro bikaba byashoboka, uzabigerageze nta cyaha kirimo. Abantu baravuga ati Pasteur Desire yemeje ko ngewe nibaza ko iyo ugize imana bigakunda nabyo biba ari umugisha ukomeye. bazabigerageza nta cyaha bazaba bakoze. Shingira ko nta muremyi n'umwe uhari ku isi usibye imana yonyine. Satani ntarema kuko nawe ni ikiremwa, nta wundi muntu ararema umuntu ngo bishoboke. Iyo bikunze ni imana ibibikoze. Iyo ubu buryo bwo busanzwe tuzi twese abakuru ubwo murabyumva, sinifuza shaka kubijyamo mu magambo menshi, bwo kubyara bukorwa kugira ngo habeho kubyara bwanze hagakoreshwa izo systeme ziri tekinike nyine zizanwa n'iterambere. Pastor, umubyeyi cyangwa umugabo ushobora kuba dukurikiye ushobora kwibaza niba byo bikwirwamo wa mwana umufilinga nkaho byabaye muri bwa buryo dusanzwe tuzi. Yego cyane kubera ko iyo barangije guhuza intanga fecondation ikabaho babitera muri nyababyeyi y'umugore hanyuma azamutwita amezi 9. Gufiringa umwana ni iki? Ni kwa kuntu ubona gateye umugere, kwa kuntu wumva mu nda gakina kaba kacecetse nawe ugahungabana. Nuko umubyeyi amenya ko umwana nyine ari uwe. Ubwo rugendo mugenda n'amezi 9 hanyuma ukabyara neza cyangwa bagukore cesarienne nuko gusangira ubuzima n'umwana. Iyo papa atashaka akana karimo ndakagakina cyangwa banjyama kagatera imigeri n'ababasengera icyo gihe mbibutse ko abayumva kuruti yari hanze bisaba kumwitaho by'umwihariko. Ni ibyo byonyine bihuza umwana na se cyangwa na nyina, ku buryo ababyumva neza akaba yamufiringa nk'umwana nyine wanyuze muri izo nzira zose cyane rwose. Wow. Uyu mubyeyi wabuze uru rubyaro cyangwa se uyu muryango byageze aho ntibyemere ubu buryo bwose bukanga pastor, iyo hagize umwe ugira intege nke akajya kugerageza ahandi nk'uko twabivuze akamuzana umwana bakamuzana, uyu mu partenaire we wundi ubwo hagati yabo bombi ntitwanze kuvuga ari wese umwe muri bo wagira intege akajya akamubyara hanze akamuzana, uyu wamugiriye inama mu gihe umwana bari kumwinjiza mu rugo bari kumubwira amakuru bati uyu mwana burya n'uwanjye urasabwa kumwakira. Byanga mutima ntarapfa noneho mu mutwe ntibikwirwemo dubure niba ariko nabyita. Urakoze. Icyemezo cyose gishingiye ku marangamutima akomeretse akenshi ntikiba cyiza. Umwana we aba ari netre nta kibazo, ndavuga uwabyawe hanze. Yego. Ariko nawe bizamugiraho ingaruka, bizagira n'ingaruka ku muryango. Icambere umugore wawe cyangwa umugabo wawe yagushizemo icyizere cyose. Yumva hari ibibutamukorera, harimo kumuca inyuma. Ntabwo wamusaba uruhusha ngo ugiye kubikora. Reka ntanga urugero rwa Bibiliya ruvuga ikibazo cigeze kubaho kimeze gutyo. Byo ni umugore
yabisabye umugabo akamubwira ati byarana n'inshoreke. Uzandebera ikibazo abarabu bagirana n'Abisirayeli ni ikibazo isi yose izi, kubera ko umwana umwe ni uw'inshoreke undi nawe ni uw'isezerano. Byazanye ikibazo gikomeye. Subiye inyuma ho gato, abana bakiri bato, urabona ko nyuma y'igihe Sara bisabye Aburahamu yaje kubyara nawe. Rimwe ngo abonye uwo mwana aseka gusa, aravuga ati rukana uyu mwana. Nyibukije kwa guseka kwawe wajya gutubwira ukuntu urumva ibyo ngo byatumye bamwirukana. Ndebera Aburahamu, Bibiliya avuga ngo yafashe amazi n'ifunguro abiha Hagari, amwoherera mu butayu. Kuva muri Isirayeli kugera muri Egiputa aho yavukaga, iyo ukoresheje vore y'indege n'ibirometero 1000. Ubwo birumvikana ko kunyura muri ubwo butayu burimo inzoka z'ubusabwe bushuha kugera kuri dogere zirenze 50, hakonja hakaba munsi ya 0, ukohereza y'umwana wawe amaraso yawe, kuko abagore bananiwe kumvikana. Tekereza uwo mubabaro Aburahamu yari afite, ukuntu yasigaye yumva amerewe. Bakiryamana byari umunezero. Icyayi umuntu agikora kiba kintaco gitwaye, ariko ingaruka zacu ziba ziremereye cyane. Rero ubikora wumva ntaco bitwaye, ariko iyo umuntu mugenzi watangiye kukubwira ukuntu uri umuhemu, akagushinja ubuhemu, ukuntu usenya icize, kandi kimwe mu bintu bisenyuka ntibigaruke ni icize. Rero ntekereza ko umuntu akwiye kubyitwararika, akabyitaho, wa mugana agategereza Imana, agakora izindi nzira zose, byakwanga ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, mugategereza kujya mu ijuru. Ariko mu by'ukuri gucana inyuma kw'abashakanye bigira ingaruka mbi, kandi umwana avuye mu cyaha azahora gucisha bugufi. Muri zimwe mu ntambara abatarabona urubyaro bahura nazo kwakira n'ubuhamya, kimwe mu bintu bananirwa kwakira ni amagambo babwirwa, bayabwirwa nabo bakristo mu nzu y'Imana, bayabwirwa n'inshuti n'imiryango n'ibindi. Pastor, aya magambo bayatariho, byo byakwirwa mu marangamutima? Amagambo buriya dore habaye impamvu ituma batabwirwa ari amagambo akomeretse, byibura byakwirwamo. Hari indwara zitari indwara, umuriro, igifu, umutwe, akenshi biba bitari indwara, ni icuririzi cy'indi ndwara, ariko ikindi kiba cyabiteye kugira ngo ugire umuriro. Iyo uhanganye n'umuriro rero utavuye igitera umuriro, n'ubundi bishobora kuza mu yindi nzira. Ntekereza ko ntabwo bikwirwa mu marangamutima, kuko igikomere cyangwa se igikomeye ni ukubura umwana. Iyo habuze umwana rero, amagambo ni icuririzi, ni ingaruka zo kubura umwana. Ni nk'uko navuze, ibintu byinshi byica communication hagati y'umugabo n'umugore, urugo rurapfa. Ibyo bintu byose rero byose ni bibi, nubwo nta wundi muntu hanze yaba yakuvuze. Rero icyo twakwitaho ni icyo, ukavuga ati naragerageje, nakoze ibyo nagombaga gukora byose, ntaco ntakoze, umwana arabura, ariko naragerageje. Iyo hari igihe biba ngombwa mu muryango, mu gihe babona byanze bitewe n'imyaka myinshi, kurambirwa, kunanirwa, bakazana umwana umwe cyangwa benshi bakabarera, hari icyo bifasha mu bwonko hahandi twari turi kuvuga? Yego, birafasha, kubera ko kubona umwana mukina utaha kuyambira, akwita mama, umutegura, uburiho, usibye ko biruhura mu mutwe, uburiho uritoza no kuzafata abawe. Muri ya marangamutima hari icyo bimara? Birafasha mu gukiza amarangamutima. Ni imfashanyigisho nziza, ikindi nanone biraruhura amarangamutima, kubera ko dufite abantu benshi Imana yagiye ikorera igitangaza bakabyara, ariko iyo umwana avukiye muri ya marangamutima akomeretse, nawe ngira ngo hari igihe tumwitura ibikomere. Ushobora kumuha urukundo rwinshi ukamwetufa, cyangwa se agasanga, nkoresha imvugo yo mu muhanda bambabarire, bagasanga waranutse, nta mikino, utagiseka, utakiryoherwa, uri umurakare. Ibyo bintu nabyo biba ari bibi ku mwana. Rero kugira uwo witorezaho birakuruhura wowe ubwawe,
kagutegura biragutegura. Ngewe nagira inama abantu bagize ico kibazo no kwa dogita byaba ari umugisha kurutaho. Usibye gukorera umugisha kuri uwo mwana, ariko nawe bigenda bikuruhura. Hari umwe ntashaka kuvuga izina, yafashe abana babiri arabarera, yambwiye ati ubu nta hungabana ngifite, ndabyuka ngategura abana banjye nkabajyana ku ishure, saa sita bagasanga n'abateguriye, nimugoroba nkabakoresha homework, mbese kuri ubu ndi busy. Pase ntushobora kuba ari nko kwiyomora cyangwa ko nta yandi mahitamo uvuga uti n'ubundi nta kundi byagenda reka ubwonko mbutoze gutyo. Mu gihe agitegereje ko Imana imukoreye igitangaza, akiri mu gukora ibindi byose, ni byiza ko aba afite aho yitoreza byibuze. Pastor, reka dusoreze rero kuri iyi nkuru y'uyu muntu wasabye ko, ndumva yaranyandikiye, ntabwo ndivuga amazina ye kuko ndumva ntibuka neza niba yaranyemereye kuyavuga. Arambwira ati Pastor uzamumbwirire amfashe ngishyira muri rusange kuko ushobora kuba hari n'abandi bantu bashobora kuba bahuje nawe, niyo mpamvu amazina ntari buyavuge. Umusore yari afite mama we, ariko mama we akorana n'imyuka mibi ya ngingo ya 7 watubwiye. Noneho azana umukobwa, amuzana ariko nyina ntiyamukunda, ntiyamwera kugeza ubwo yageze aramwerura aramubwira ati nubana n'uyu nguyu rwose uzabage wifashe. Umuhungu arahatiriza niba ko nabyita. Nyina w'umuhungu agira aramubwira ati nubana nawe kubyara uzabyibagirwe. Umuhungu arakomeza ko yamukundaga, bakora ubukwe barabana, ubu bamaze imyaka 4 n'igice batabyara. Kandi umugore we akunda nyirabukwe, nuvuga ngo akunda nyina w'umuhungu, ni inshuti byo ku rwego rwo hejuru. Urumva umuhungu azi ikibazo aho kiri, ariko afite ikibazo cy'ukuntu yabibwira umugore. Urumva umugore yari mu rujijo, nta makuru afite, ariko umuhungu uko byabaye mbere azi aho byaturutse, azi ko ari nyina wabiteye nubwo amukunda, ariko kandi uburyo umugore ari inshuti ye nawe ntasho, biragoye ko yamubwiza ukuri ati uwo muntu uri inshuti nawe niwe waduteje aka kaga. Uyu mugabo ari hagati y'ururimi, ni hagati y'inkingi nyinshi cyane, aribaza icyo gukora. Ati Pastor mbigenze ne ko imyaka ikomeje kwiyongera, ntazaho bizagarukira. Nanjye numva nabaza uwo muntu arakijijwe n'umugore we? Ni barakijijwe. Babaye bakijijwe biroroshe. Byoroshe gutya. Ibitewe n'imyuka mibi bikizwa no gusenga. Hanyuma ikindi nuko kugira ngo yanumvise gikomeye, sinzi niba ari uko ntara kirakomeye yego, ariko nanone biroroshe ko bakijijwe, kubera ko niba warasomye Mariko 16:17 na 18, haravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa ikintu cica ntaco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazavuga indimisha. Ibimenyetso bigendana n'abizera harimo kunetraliza izo mbaraga z'uwo mukecuru ufite abadayimoni. Bisaba gusaba umuhungu, bimusaba ubwenge, ubwenge bwo kudateranya nyina n'umukazana. Aho niho ubundi ruzinga. Hanyuma nibubake fellowship ikomeye hagati yabo ari babiri, inde nande, umugabo n'umugore. Hanyuma basengera ikibazo mu buryo bwimbitse. Akimubwiye se ntamubwire kubera ukuri kose. Impamvu navuze ngo ntateranye nyirabukwe n'umukazana, ahubwo nyirabukwe azatungurwe nuko babyaye. Imana yakoze igitangaza, ni urugamba agomba kugwanira ku mavi kugeza igihe Imana izakora igitangaza. Bivuga ngo abigumane, ntagomba kubibwira umugore we cyane. Hanyuma ishimwe n'iryuzura, Imana yarakoze igitangaza, kuko kubimubwira ubu bishobora kumuhahamura, bikazana guhungabana, bigasanya cya cyizere, nabyo bikazana ukundi kutabyara. Navuze ko kimwe mu marangamutima akomeretse nabyo b'impamvu yo kubura urubyaro. Bagwanira urugamba ku mavi, basenge, bizera ico Bibiliya ivuga, hanyuma Imana izabakorera igitangaza. Niba basanzwe basenga Pastor, ubwo icyo barongera mu gusenga kwabo ni ikihe? Urabizi hari igihe dusenga muri rusange, kandi Yesu yaravuze ngo ikintu cyose muzasaba mugishizeho umutima. Amfite ikibazo gusenga bakwiye gusenga ni ukunetraliza izo mbaraga mbi naho ziva, cyane ko umuhungu abizi za nyina, bakagwana n'iyo myuka mibi kugeza igihe itsinzwe.
ubwo rero yibwiraga ko kubibwira umugore ari bafatanya gusengera icyo kintu nyine isengesho rikaza ngo riremereye rigenda kurusha yasenga ari wenyine. Bibaye kubivuga yamutegura igihe kinini, byasaba ko amutegura kugeza igihe bagira bahuza imyumvire. Urabizi ko kumutegura no kumusohokana oya ntabwo no gutegura utuganiro duto duto bakajya baganira mu buryo bujimije butari utuhe paste oya ntabwo ibyo byaba mu nama yihariye aramutse duhuye nawe. Iyo utamuteguye urabona abadamu imwe mu miterere yabo bareyagisa par emotion, ama emotion yabo nyine ashobora kubimenya ko ari nyirabukwe n'icyizere yamwubatsemwo nuko wenda yaramubereye umubyeyi, yenda n'uwo mukobwa ashobora kuba atagira na mama we yaramufashe nka mama we agasenyukira rimwe, ejo akazakora ikosa rikomeye. Kandi urabizi ko uburozi ntibugira fact, ntabwo wavuga ngo iki gihamya ni ibintu nyine biri mu cuka. Bisaba kugira ubwenge no gusenga no kuba hafi y'Imana no gukundana hagati yabo, hanyuma bakagerageza kurwana n'izo mbaraga mbi. Ndabizi neza bizarangira batsinze. Hanyuma rero mu gusoza nagira ngo nsabe aba societe, nagira ngo nsabe abantu bazi, abantu batinze kubona urubyaro bagerageze bababe hafi. Hanyuma ikindi duhagarikira kubakomeretsa, kuvuga amagambo. Abantu bose mwaganiriye bari barabuze urubyaro bose, iyo ngingo iyo bayigezeho hafi pastor nimbikubwira kandi ubyumve ko ari byo, benshi iyo bageze kuri icyo kintu cy'amagambo noneho hari igihe aba ari n'ay'abakristo benshi hafi 70% bararira kubivuga bikabananira, ku buryo uhita ubona ko ntabwo ari igikomere ahubwo kiracyanajojoba nubwo basubijwe. Rero bazakubabarira ariko ntibazigira bibagirwa amagambo mabi wavuze. Bazakubabarira ariko uzahinduka ubuhamya. Gerageza ukore ku buryo utavuga ijambo niba ayo tuvuga mabi abasubiza hasi cyane, dushobora no kuvuga andi meza abakomeza tukabaremamo icyizere, ejo Imana ikabakorera igitangaza. Tubatureho neza, duhagarikiraho kubakomeretsa, tubabe hafi, tugendane nabo urwo rugendo rwo gutegereza urubyaro. Imana izabaha kubyara. Murakoze. Reka dusoze, mwakoze cyane. Kari agace muri twa duce tw'ibidakwirwa mu marangamutima. Uyu munsi twavugaga ku gutinda kubona urubyaro cyangwa se kurubura, kuko pasiteri n'abarubura bikabura bakarubura burundu. Nicyo twari turuvuga pasiteri, abantu basigarana iki rero mu byo tuvuze byose byibanze kuri aka gace, hanyuma dusoze. Murakoze. Icyo basigarana nuko gutinda kubona urubyaro bidakwigwa mu marangamutima, kandi bigira ingaruka mu buryo bwinshi. Ingaruka ya mbere ni ukuba byica ubusabane hagati yabo, bituma abantu bananirwa gukora, kuzuza inshingano zabo, zaba iz'urugo cyangwa izo hanze aho bari. Ikindi bishira ku ruhande muri sosiyete, usibye ko na sosiyete nayo ibashira ku ruhande. Tugerageze tubakire, tubaha agaciro. Gutinda kubona urubyaro ni ibintu bibaho. Imana izabakorera igitangaza. Hanyuma icanyuma nasorezaho nuko isezerano ryo hagati y'umugabo n'umugore ntabwo rikwiye kwicwa nuko umwana yabuze. Umwana n'umugisha Imana itanga, ariko mwaba mubyaye cyangwa mutabyaye afite ya ndahiro, ni kwivuga iyo abantu basezerana. Mubyaye cyangwa mutabyaye ntaca babuza kubana akaramata. Mwakoze cyane mwese, Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mubane natwe. Uduce pasiteri turacyahari, tuzakomeza. Yego, tuzakomeza. Imana ibagirire neza kandi mukomeze mugubwe neza, mukomeze mubane natwe mu bindi biganiro. Pasiteri kadusenga Imana kugira ngo nko twatangiye tubivuga, imyaka tuzaba tutakiriho, abazatinda kubona urubyaro ntibazagumaho, ntibazabura kubaho mu gihe tukiri mwiza. Kuri ubu bari kwiyongera biteye ubwoba. Mu gihe tuzaba tutakiriho bizagira icyo bimarira abantu aho tuzaba tutari twebwe, biherekejwe n'imbaraga z'umwuka w'Imana. Kaze mu isengesho. Data, mu izina rya Yesu turasengeye abantu bose bategereje urubyaro, ngo ubuntu bw'Imana bube kuri bo, imbaraga z'ubumana zibatsindire, bagirire ubuntu muri byose. Turasengeye buri wese uzi impamvu yatinze kubona urubyaro, ubwire icyo umukorera, umutabare, ureme ishimwe
ubuntu bw'Imana bwigaragaze, ushigwe hejuru muri byose, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Ndabizi ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rikabyubahirwa, kandi ntukora ibintu igice, turabizi ko uzakora ibitangaza. Abamaze kuya mu byaha kubera iyo mpamvu, cyangwa se bafite amarangamutima akomeretse, ubabere igisubizo, wiyerekane kuko ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.